amafaranga yanjye agiye baba we nakica umuntu ntago ibi byava ntago mbyemera we ishati ndayikuramo ahubwo se inkweto awa ntago byavamo amafaranga yanjye igihe kibiri cyane mba nagikoreye umunsi wose ngo taka ndetse bibaho ayashungure n'aya mapeso banze neka ahantu hose ni amafaranga ntago ibi byava amafaranga yanjye ndayashaka ndaje nemere nongere nsubire inyuma ariko umuntu wese turi buhure ntago ari buncike nkaba ndi bubyemere subu no mu nkweto munsi y'inkweto nayikoramo oya ntago mbyemera kansubire inyuma njye kureba niba nayatayemo niba nayarimo simbyemera pe kansubire inyuma njye kureba amafaranga yanjye naba nayataye koko baba we ntago nabyemera sungu koko ntabanyataye cyane yafite mu mifuka si ibintu bibaho ntago bibaho ntago wata amafaranga wayiruye akorera umunsi wose ntago byashoboka ntago byashoboka abana wewe amafaranga nta muntu uri guca ahangaha gusa abantu bose batanga ubusa amafaranga yanjye yabaki cyebera umuntu agikorera umunsi wose no mu nkweto narebye mu kanongere ndemo n'ubwa kabiri nta yari mu Yesu we baba we rugamba rugeze use koko biragenda n'amafaranga ngitagwe hari nikonzi kera umurase agana vangu sakisha we hano mwigije bijura munakora amafaranga nta mafaranga amafaranga y'umuntu mwebwe umuntu azajya yirwa yakorera umunsi wose muze mutwara uzagera kure kuko ninjye nawe gusa dutuma rufatika tunoza inzira yarwo dukora nk'umuntu ntakiri kubona imbere yawe cy'u Rwanda shirika tumufoto sheri Imana urabibonye nakitabara nari mfite ibiceri 300 mu mufuka Yesu we ariko dore tugize Imana tubonye inote ya 2 use nari kugusohokana mfite uduceri 300 bikavamo tugize Imana ngaho twigende oh shit sasa lishomo cyo kwa Karolira oh shit shono cyo kwa Karoli ese noneho usigaye ukora hera nawe usigaye uvugana n'iki gishuko cyari tunigende umushumba ariko no witunze muri iyi minsi reka nigende bizakugweho abakobwa bavuye kabisa uriya urumva